urumva rero yaciye ambwira ngo rero ngo ndumva nshaka ngo mushakire umupasiteri ngo aze ngo asengere. Je nari umwana cyane icyo gihe, urumva imyaka yanjye ari mikeya cyane ku buryo ibyo bintu nta nubwo nari mbizi ko twari turaba mizirimo. Je nabonye bincanze ndambwira mama abo bantu se ndabakura hehe, arambwira ngo bashake, ndambwira ngo ndabazi basi. Ako kanya nyine nkivuga tuza turumva ku gipangu bakomanze, ngiye kureba nsanga umukuzini wa mama ebana yaramaze igihe kirekire tutamubona, yataraza no kumusura. Uyo mukuzini wa mama we yari yarakijijwe vuba, nawe nka 2 mois zari zirenze ahita araza. Mama mumvishije ngo ninde, ndambwa ni Vestine. Ngo mana yanje ngo Imana irankunda, nyohereje Vestine. Ngo Vestine ngwino, abaramuhamagaye. Vestine abarinjiye mu cyumba, ahageze ngo ndashaka usengere Vestine. Ngaho nyine Vestine atajya mu mwuka, ahita aratangira isengesho, arasenga, aramaze koza aramwatuza, aramubwira ngo ndashaka kwatura. Ahita aratura. Kwatura kugira ngo dufashe abantu bari kudukurikira, n'icyagiye uba ni isezerano urimo kugira ryo gukurikira Kristo. Kwatura bisobanuye kugira isezerano, kubyatura. Buriya hari imbaraga mu kwatura. Ni kuvuga iyo ikintu kivugishije n'umunwa wawe kikuvuye no mu mutima kirakoreka. Mbese yaratuye avuga ko yemeye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, amubabarira ibyaha bye yakoze kera, amukura mu gitabo cy'urupfu amushyira mu gitabo cy'ubugingo. Urumva ko yari amaze gusaba imbabazi za finally. Urumva ko ave mu gitabo cy'urupfu, bisobanuye kuva mu muriro uja mu bugingo. Basi ataratura, arangije baramusengera, bamaze kumusengera avuga amen, arangije sengero irarangiza anaja muri koma. Hanyuma niho yatashe ari yamaze amasaha 6 atarataha. Watubwire ko Imana yaguhaye favor, ntabwo wigeze korwa n'isoni. Ku ijambo ry'Imana ratubwira ngo nta wiringiye Imana azakorwa n'isoni, kandi nta mukiranutsi asabiriza cyangwa akorwe n'isoni. Ushobora kutubwira niwe murage mama wawe yaba yaragusigiye wundi usibye agakiza kugira ngo ushobore kubesha w'abana? Watubwiye ko umutware yagusize n'abana kugira favor yo kubona akazi. Nicyo kintu waba waramwigiye kugira ngo tugire umurage no kudukurikira, nawe ntagafate for granted abantu bari kumwe, ajyaga umwanya wo gutegura twumva ko wumvishe mama wawe. Ese hari n'ibindi byinshi yaba yaragusigiye bikakubera umugisha uyu munsi? Mama yarakundaga guteka. Sasa yakoraga n'amakeke, yarabekingaga amakeke, agakora amandazi. Ibyo ni ibintu twakuze tubona. Yakunda guteka ibiryo by'ubwoko bwose. Nanje ubu ndazi guteka cyane kandi nkora n'ibiraka byo gutekera abantu, nibyo yansigiye. And then after icyo gihe nimara gukora, nyuma naje kuvuga reka ndeke gukorera abantu, nanjye ntangire wenda nige muri ya mandazi mama yakoraga. Par exemple hari amandazi yakoraga yoroshe, hano tuzita ngo benye. Mama yarazitekaga, ndazibuka niho natangiye gukora izo benye. Ubu naramaze kumenyekana mu mandazi yanjye, arantunze, atunze abana banje, kandi ndanezerewe ndishimye. Amen. Imana ishimwe. Afite amandazi aryoshye, nanjye ndabibabwiye njya nyamuguriza. Ndaza kubashiraho nimero hasi mujye mumushaka. Ikindi nashaka kumenya ubu ngubu nk'umumama wakijijwe nihe place ushira Imana mu muryango wawe, cyane cyane kubarera uri single mom. Nicyo ushaka kugira abamama, nicyo urimo kubatoza kugira ngo nabo bazaba abakozi b'Imana bakomeye, nihe nama watanga? Nk'abandi bamama ngiye inama nabaha bafite abana, cyane cyane no gutoza umuryango wawe kumenya Imana, gusenga. Si kugenda gusa gusenga muri church, ukigisha abana gusoma Bibiliya umwanya munini, babwire basome Bible. Harimo ibintu byinshi cyane by'ubuhanuzi, harimo nimushake n'ubuhanuzi hanze, kuko ubuhanuzi buri muri Bible. Igitabo cya Bibiliya ibyakunaniye byose birimo hariya. Harimo ibisubizo byose, kuko urabona abana b'iki gihe baratugoye, abatineja, abana bari kubyiruka, baragoranye cyane. Mubarere cyane Kristo. Nimugoroba amateraniro mu rugo, mwatashe mwese mugire 30 minutes cyane 1 heure, musome ijambo ry'Imana, muhimbaze, worship, mugahimbaza, murangije mukanasenga. Niba rero abana gutyo kenshi ntabwo bazakunanira. Akabazo nyibariza, hari challenge wagize kubera kumva ko bari bafite papa wabo mu muzima, wabyitwayemo ute kugira ngo ufashe umuntu nawe ashobora gufata iyo myanzuro yawe
abana ntibyabagoye psychologiquement wabaganije gute ese place y'idini ry'umugabo wawe uyu munsi imeze gute papa w'abana bawe reka bari kumbivuga bon enfin abana igihe papa wabo yagiye yadusize abana bari bato cyane umwana muto yari guhinja uwa mbere yari afite imyaka 10 gutyo mbese ntibyangoye cyane kubashyira mu gakiza byaroroshye baciye bakizwa bose n'abakozi b'Imana papa wabo si umuntu ari aho tu sinzi n'ahantu aherereye voilà c'est comme ça icyangombwa ni uko wowe waba wewe ugakomeza abana bawe mu nzira y'ukuri nawe Imana iramuzi ufite umugambi ni papa w'abana bawe apre nawe wenda azakizwa ndashima Imana rero ese nyuma yaho byitwaramo ute nk'umumama w'umusingoma kandi akijijwe ubu ntugira ibigeragezo by'abantu baza kugushaka ubyitwaramo ute nk'umumama ukunze Imana kandi akiri muto kandi ashobora kubaka kugira ngo tugire inama umumama yibana yirerana abana bonyine kuko nzi ko hari challenges wenda muhura nazo ubyitwaramo ute nk'umukristo mbese yego mu mujyi wa Kigali si ukuvuga ngo nanjye nabivuyemo ngo je n'ai plus besoin d'un homme non nabambesha ndacyari muto mba numva nanjye nkeneye gukundwa n'umuntu akamba hafi kandi sinazaguma jenyine ndasenga nkabwira Imana ikankomeza kuko hari ibigeragezo ni byinshi hano hanze ariko simbiha umwanya sindabemerera kuko baza kenshi bari nta cyiza babaje mbese nabo kuvana mu murongo bakakuvana mu gakiza bakakujyana mu bintu bidashoboka kuko je mfite amasezerano mfite icyo Imana yambwiye ndagitegereje amen ariko wemeye kujya ku mbuga ni ukuvuga ngo ufata umwanya wo kubumviriza ntabwo uhita uvuga ngo bose ni babi mbega muri make utegereje uwisezerano Imana ishimwe rero ko birashoboka ko umuntu yarera abana wenyine kandi bakavamo abakozi b'Imana ndagushimira ko Ketina utegereza amasezerano y'Imana kuko twatangiye tubivuga ni ukuri nta wingi Imana azakurwa n'isoni ndashima Imana ko ufite urubyaro wagumije mu kuri kwawe iyo umwana mutoje inzira akiri muto ntabwo ayivamo kandi turashima Imana ko Imana nakozweho cyane Imana ifite ukuri dushaka ku muri arimo kutureba ushaka kwibaza ngo si ibintu by'imbaraga ntabwo ari twe twitoranyije kiriya gihe cya mama we hari abantu benshi n'ubu uyu munsi benshi bahari n'igihe cyo gukizwa kwacu bari bahari bataremera ukuri ariko urumva ukuntu Imana ishaka umuntu ikazana kugeza ubwo itegura n'umuntu aza kumwatuza urumva ko uwo mushyitsi batari bamutumiye ariko arizana kubera ko byari mu mugambi w'Imana nura nawe rero uyu munsi ushobora kuba ufite challenge yo kuvuga ngo ngewe nabigenza Imana iguteguriye inzira urugendo rwawe kugira ngo bitungane ntawamenye ukuri rero Imana ikomeze imushyira munsi ahantu hahishije Imana izabizana ibishire mu mucyo ndashima Imana rero ko Imana ibafite umugambi kandi Imana ikunda umuryango wanyu ndakozwe cyane kugeza ubwo Imana izana umuntu yacu ikajyana umugeni we kuyihereza cyane ibyo bintu biranshimisha cyane mbazi yuko mama wanje ari ahantu heza turwane n'iherezo byiza natwe ariko turwanire itangiriro ni rimwe ariko n'iherezo n'ikindi hamwe n'ibigeragezo byose duhura nabyo twese ni ukwibuka gusa aho turi tukaguma muri iyo nzira tutayitakaramo kuko ibishukano ni byinshi kandi ijambo ry'Imana bavuga ngo inzira y'Imana irafunganye ariko y'ibyaha ni ngari ushobora kwigirira imbabazi ukavuga kurera abana agenyine ntibishoboka reka nishakira umuntu abamfasha azanye kigabo hiyo kizanye kinyihera amafaranga fatenda barere ariko uri gukora ibyaha hano ukagenda n'imbere y'Imana rero ntabwo baravuga Imana iravuga ngo ntabwo ikunda abantu bakazuyaza niba uri mu Mana bibemo neza ushuhe kuko ubaye akazuyaza irakuruka rero iringira Imana byose birashoboka mu Mana kandi ibi byo kubyara se marier avoir des enfants kugira abana ubukire n'ibya hano ku isi n'ibiri charnel twege dufite ubundi buzima au-delà ubuzima bw'iki bwo kuzava muri iyi si tukabana n'Imana tuzabaho mu buzima bw'iki bwo guhimbaza kandi Yesu yaravuze ngo byakumara iki kunuka isi yose ariko ugatakaza ubugingo inshuti yanjye ndizera ko hari umuntu uri kubwira uyu munsi afite gukekeranya afite gukunda isi afite guhitamo bimugora uyu munsi uhitemo inzira ifunganye uzatakaza byinshi n'ibyo
uzatakaza byinshi ndetse n'umuryango ukwange bashake no kukwica, ariko Uwiteka azakurwanirira kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo urufatiro rw'Uwiteka rurahagaze kandi rwubatse ku ntumwa n'abahanuzi, kandi Uwiteka azabi. Imana irakuzi rero, numva hari umuntu dukomeje, tubwiye ko Imana ishobora kubyura byose. Igihe Keti na hagati aho ndamuzi turabana mama wabo, iyo nindi chapter tuzavuganaho, yaratekaga. Urumva ko umwuga nyina yamusigiye gukunda abantu, guteka. Uyu munsi bimuha guteka amandazi aryoshye, gutekera abantu, kuko mu minsi mikuru atekera abantu, yigisha guteka ibintu byiza. Rero nawe uyu munsi Imana hari ibintu yagushizemo byanga byakunda, ntabwo yaguhamagara ngo kuvane mu isi igende kwice n'urubyaro rwawe, cyangwa se niba uri nk'umugabo w'umusore urimo kutureba, hitamo Yesu uyu munsi kugira ngo utazarimbuka. Byakumarira iki kunguka isi yose n'ibintu byose ariko ukabura ubugingo? Imana rero umugisha, nagira ngo nsenge turangiza. Urakoze, kandi reka dusabire abantu kuguma mu nzira nziza. Urakoze Mana kuko uyu munsi mwiza, ndagushimiye umushyitsi watuzaniye. Ni byiza Mana, ndashima uburyo abantu bawe bazi, ntangajwe cyane uburyo udutoranya mu magana menshi y'abatagusobanukiwe, batakuzi, ariko ukarobanura umuntu wawe. Ushime kubw'umuryango wa Ketina uyu munsi, ushime aho ugejeje, ushime kutamukojeje isoni, kuko ijambo ryawe ni ukuri rirasohoye mu buzima bwe. Uyu munsi ndasinze kugira ngo ukomeze amasezerano ye Mana, ntazave mu nzira. Turasabira n'umuntu ari kudukurikirana uyu munsi yatinye kujya mu nzira ifunganye, ari wowe Yesu Kristo. Umuhitishemo, umwiyereke Mwami, uko wagiriye ubuntu nyina ukamubwira ngo jyewe ntanga ubugingo, nshobora kuzura ibyabuze, niwe gupfa no kuzuka Mana. Umunsi turasabira umuntu arimo kutureba kugira ngo umuzure, umugarure mu nzira yawe, kugira ngo Mwami nawe abe mu bana bawe. Tuzi neza ko waje gucungura abari mu isi. Rero abo ushaka turasabye ngo ukomeze gukomanga cyane, Mwuka Wera wamanukira bakomangire kugira ngo bemere Uwiteka, bemere Yesu, bakwemere nk'Imana iri muri twebwe. Niwe kuri inzira n'ubugingo, niwe gupfa no kuzuka. Turagushimira Mwuka wawe Wera, natwe dufashe kugira ngo tuzagire iherezo ryiza. Urakoze Alpha na Omega, ubane natwe ubu n'iteka ryose. Amen.